igihe RPA inkotanyi zarimo guhagarika jenoside no mu rugamba rwo kubohora igihugu, ngewe n'umuryango wanjye twese twasi duhungira mu cyahoze ari Zaire ni DRC ubu, tumarayo hafi imyaka 2 n'igice. Tuza kugaruka mu Rwanda. Tugeze rero mu Rwanda, ababyeyi banjye bahise bafatwa, barafungwa, bakurikiranweho kugira uruhare rwa jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma naho inkiko gacaca ziziye, ababyeyi banjye baza guhamwa n'ibyo byaha bya jenoside. Papa akatirwa igifungo cya burundu, naho mama akatirwa imyaka 30. Kuva icyo gihe rero ku myaka 11 nisanze ndi papa na mama wanjye icyarimwe, ariko byongeyeho ngomba no kwita ku nshingano za barumuna banjye. Bikomere navuga aya mateka yanteye nka benshi muri mwe, gukura ukabona abandi bana barajya gusura kwa se wabo, barajya gusura ba nyirakuru bande, ariko wowe ukabona nta nyine umuryango uzi nabo mu bana. Nkiri kwija mu muvandimwe ahere asorejeho, yavuze ati papa ntabwo yashoboraga kuzamuka ngo atembere, ngiye naratemberaga. Impamvu atatemberaga niki? Yari umunyarwanda, afite uburenganzira bwo gutembera mu Rwanda, ariko kubera turi ingabo n'abajandarume bo kwa Habyarimana ntabwo tubimwemerera. Yarazaga tukamwakiranga muntu twasanga harimo Tutsi, ubwo ni ikibazo kuri we. Iyo urebye amateka y'igihugu cyacu, usanga nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, usanga yaradusigiye ibikomere byinshi. Hariho urubyiruko cyane cyane rugaragaza umwihariko muri ibyo bikomere. Twebwe dufite amahirwe yuko ubuyobozi bwacu bwongeye kugaruraho gahunda y'itorero kugira ngo twongere twige kubana neza, twige kubana mu mahoro, twige kubana dusobetse ubumwe. Amazina ni Kwiza Didasi, mvuka mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora mu burasirazuba. Muri uwo murenge wa Gashora hari urwibutso rushyinguyemo abazize jenoside yakorewe Abatutsi barenga 5,000. Nje nk'umwana nkaba nkomoka mu muryango w'abahekuye igihugu, kuko data, sogokuru, data wacu, abo bose bagize uruhare mu kwishwa kw'abo Batutsi. Ntabwo byari byoroshye gukura witwa umwana w'umwicanyi, cyari igisebo gikomeye, kuko nabyuka icyo gihe byahise bikurizamo no kuva mu ishuri. Icyatumye parika amashuri, nari ngiye ku rugamba rwo kurera barumuna banjye, kandi ngomba no kugemurira data umbyara. Kandi icyo gihe nanjye nari umwana, nari mfite imyaka 10, ntabwo byari byoroshye. Nanjye nk'abandi bana bose bavutse mu muryango mutoya, ndetse umubare munini ukaba warishwe muri jenoside, nabimenye ntinze. Iyo ubimenye nibwo bitangira kugukomeretsa, ukanabona ko hari igice kinini cy'ubuzima bw'ababyeyi bawe utazi. Ibyo byose n'ibikomere nsangiye n'abandi benshi baba baturuka mu miryango y'abarokotse jenoside. Abantu bibageranye rero barabo bana bavutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu mu gihe cya jenoside, berekezaga kuri nyina agatimbagura ati uyu mubabaro mfite uno munsi wacyanawe, wakicucuwe niwe wabunteye. Abenshi muri abo bana 98% ntibazigera bamenya basi. Icyo twatahana nk'urubyiruko, u Rwanda rwagize amateka mabi, ariko ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu bwahisemo ko tubumwe. Ndi Umunyarwanda ikomeze kutubera urugendo, kandi ikomeze kutubera umwanya tuzajya duhura tukaganira, tugasangira kuri aya mateka, buri muntu wese akabohoka, ariko akabohora kandi akomora ibikomere bya mugenzi we. Rubyiruko rero rwa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ndabashimira rero cyane ko mwitabiriye muri benshi, n'umusanzu mwatanze, uburyo mwatuganirije, uburyo mwateze amatwi na discipline, n'ibiganiro byiza namwe mufitiye inyota, kandi twizere ko mubivanyemo impanuro nziza. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo twari tuvuye mu buhungiro Kongo, tugeze mu gihugu cy'u Rwanda, twisanga mu buzima nk'abana tutahisemo kubera data. Twaraje tubaho gutyo, igihe kigeze inkiko gacaca zije,
twisanga data bamuhamagaye mu nkiko gacaca ajya kwisobanura yitaba, igihe ibyaha biramuhama baramufunga, aho afunguriwe biba ngombwa ko agomba kujya kwishyura bya bindi byose yasahuye. Kutagira inkomoko si kubw'ubushake ahubwo ni kubwa jenoside yakorewe abatutsi, ubwo benshi bari baraburanye n'ababo, nanjye ndi muri abo ngabo. Numvaga nkeneye cyane guhumurizwa cyane no kumva yuko najya mu cyiciro cyo kumva yuko ndi umunyarwanda, kuko mu bigaragara byose nagaragaraga nk'aho na aderesi. Nakuze ndi Uwamahoro Claudine muri iyo myaka 30 mfite ubu ngubu. Nta mezi abiri ashize menye ko amazina niswe n'ababyeyi banjye ari Umugwaneza Jeannette. Icyo nakubwira, ushobora kuba wicaye hano nawe ufite ayo mateka, navuga ngo wikihebeshwa n'uko uri imfubyi cyangwa ufite ikindi kibazo runaka, nezezwa n'uko uri umujyambere. Yaho nari umusirikari, twararwanaga n'abasirikari b'inkotanyi, inkotanyi tuzirasa nabo baturasa, igihe kikagira akaba jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, igisirikare nari ndimo kikabigiramo uruhare, ariko umuzi ukomeye wo kubaka ubuzima bwa Ndi Umunyarwanda bihereye mu kwezi kwa mbere ho igisirikare cy'inkotanyi bemeye kutwakira tukavangwa nabo. Inshingano nk'abanyarwanda dufite zo gusigasira ibyagezweho biradusaba ikintu gikomeye cyane cyo kunga ubumwe. Icyo dukwiye kubaka rero, twe kwigwa dushakisha, tugomba kubaka ubunyarwanda.